Neza iyi ni Key Property Rwanda Ngenishyamba, aha turi ni Kanombe ahazwi nko mu Busanza, tubafitiye inzu nziza cyane iri ku giciro cya miliyoni 150 y'amanyarwanda, harimo n'ibiganiro. Inzu yacu rero ifite ibyumba 4 na dushe na toilette 3, ikagira igikoni cyiza cya moderne, ikagira parikingi 2. Ni inzu ifite na rooftop hejuru, ahantu uba uri kureba i Kanombe neza. Muze mbatembereze mu nzu yacu. Rero murabona ko uyu muhanda bari kuwukora, bagiye gushyiramo kaburimbo. Muze mbatembereze twinjirane no mu nzu. Inzu yacu rero murabona ko ifite balcon nziza yo hanze. Muze mbatembereze no muri salo. Ifite salo nini cyane kandi nziza, ikagira amatara meza cyane, tudutara tubereye ijisho. Inzu yacu ifite na stand ya televiziyo nini cyane, hariho televiziyo nini. Muze tujyane no muri saramanje yacu. Saramanje yacu mwayibonye, ni saramanje yisanzuye cyane, ni saramanje ifite ahantu ho kogera, ifite akamirware keza cyane mwakabonye, ifite n'udutara twiza cyane. Dukomezanye mbereke no mu gikoni. Mu gikoni cyacu ni igikoni cyiza cyane cyisanzuye, gifite utubati twinshi kandi tw'utu original mwatubonye. Ikagira ahantu ho kogereza ibyombo byawe, ikagira ahantu ho kubika utuntu twawe tugiye dutandukanye, ndetse igikoni cyacu gifite ahantu wabika firigo yawe. Ni igikoni cyiza cyane. Ibyumba byacu rero duhere mu cyumba cy'abashyitsi. Icyumba cyacu rero gifite dushe na toilette nini cyane, gifite utuntu ahantu wabika isume wanaha, gifite agashawa keza cyane, kikagira ahantu ho kwiborosereza, ahantu watereka korogate yawe ndetse na borosada. Urabona ko ari dushe nziza cyane. Bikomeze mu cyumba. Ni icyumba cyiza cyane kandi ni kinini, nawe urabyiboneye. Urabona ko ari icyumba wakwisanzuramo. Twakomeje n'ahandi. Byacu rero bisigaye, kaduhere ku cyumba cya principal. Twagiye. Icyumba cyacu rero wakibonye. Ni icyumba kinini cyane nk'uko uri kubyibonera, gifite udutara twiza cyane tumurika neza. Ni icyumba gifite dushe na toilette nziza, muze nyibereke. Bunini gusa, ahubwo gifite na dressing room, muze nyibereke. Ni ahantu ushobora kubika garderobe yawe nini cyane, ukahashyira utuntu twawe twinshi twiza. Twagiye no muri dushe na toilette. Ni dushe yisanzuye cyane, umuntu atabizi yanakeka ko ari icyumba. Urabona ko ifite udukoresho twiza, ifite akamirwari keza, ifite ahantu wabika udusume twawe, ifite agashawa keza, ifite toilette nziza. Ni shawa iri moderne wayibonye. Nta kantu keza cyane, ni ibintu bisirimutse. Twakomeje n'ikindi cyumba cyacu rero cyiza, muze nkibereke. Ni icyumba kinini cyane, nacyo ni icyumba cyisanzuye, cyegeranye n'ikindi cyumba, nacyo reka nyibereke murebe ubwiza gifite. Nacyo ni icyumba cyiza cyane kandi kinini cyisanzuye. Ibyumba byacu rero uko ari 2 bisangiye dushe na toilette, mureke nyibereke. Wayibonye dushe yacu rero, ni akadushe keza, dushe ifite miruware, ikagira ahantu ho kogera intoki, ikagira ahantu ho kwiborosereza. Ni dushe nziza cyane wayiboneye.
Muri koridoro yacu ka tugende mu gikari. Igikari cyacu rero gifite ahantu hanini, ni ahantu wakwanika imigozi, wakwanika imyenda, hari imigozi myinshi cyane. Ikindi hari ahantu ho kogereza ibyombo mu gihe ushaka kogereza hanze, hari n'igikoni watekera hanze, ndetse igikari cyacu harimo icyumba cy'umukozi nk'uko uri kubyibonera. Iki ni icyumba cy'umukozi. Inzu yacu ifite na tuwarete hanze ndetse n'ikigega. Mwabyiboneye rero inzu yacu nini cyane kandi ni nziza, mwabonye ubwiza ifite. Ni inzu iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 150 y'amanyarwanda, ariko harimo n'ibiganiro. Ni inzu ifite ubuso 456. Ni inzu ifite ibyumba 4, ikagira dushe na tuwarete 3, ikagira parikingi ijyamo imodoka 2, ndetse ifite n'igikoni cyiza cyane. Ni hano i Kanombe hazwi nko mu Busanza. Muze tubageze kuri iyi nzu. Hamagara nimero uri kureba kuri ekara yawe, cyangwa se twandikire kuri Ki Property Rwanda, turagusubiza. Muhawe ikaze.